nshuti yanjye muri ubu buzima umuntu atagize kwihangana nta kintu wageraho, umuntu atagize kwihangana ntaho wazagera. Ushobora gushaka umugabo pe cyangwa se ugashaka umugore cyangwa wagira n'umusheri cyangwa wagira boyfriend, wagira girlfriend, wagira sobuja, wagira umukozi, wagira umuntu runaka utandukanye mu buzima bwawe, ariko utafite ikintu cyo kwihangana ndakurahiye nta muntu n'umwe wabana. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana yera, ndagushimiye kandi ndakunezereye ko ukindinze ukimpaye ubuzima. Ushimiye ko nabari kunkurikira ari bazima, ushimiye ko kiduhaye amahoro, ushimiye ko kitubereye maso mweretse iki kiganiro tugiye kuganira n'abanyarwanda, kigiriye icyo kibamarira, kigira icyo aho kibakura naho kibageza. Bana natwe muri uyu mwanya, ushimwe kubyumvishe byose tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we. Ndabashuje nshuti bakunzi ba Arene 250 TV aho muri hose, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe, Imana ikomeze bagirire neza. Abari muri Afrika mwese ndabasuhuje, abari mu bihugu bya kure mwese, Imana y'amahoro ibiteho, ibagirire neza, ikomeze bahe ubuzima buzima. Uyu munsi rero nk'uko ibiganiro byacu ari akagaruka, kandi fuza yuko tuganira ku ijambo rivuga kwihangana. Ese umuntu yihangana ryari? Ese no kubera iki tugomba kwihangana? Ese ubundi kwihangana bidufasha iki muri ubu buzima? Nshuti zanjye rero, mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byanjye, ni byinshi bitandukanye twagiye tuganiraho, ariko uyu munsi nagira ngo nkubwire ko kwihangana ari byiza mu buzima, kwihangana ari ingenzi, kwihangana bizagufasha muri ubu buzima, kwihangana bizatuma ugera ku nzozi zawe, kwihangana bizatuma inzozi zawe ziba impamo, kwihangana bizatuma ibyo wabonaga bitashoboka bishoboka, kwihangana bizatuma bikubera inkingi ituma ubana n'abantu mu mahoro, kwihangana bizatuma ubaho uri umuntu udafite ikintu cyamunanira muri ubu buzima kubana nacyo. Rero impamvu umuntu agira kwihangana ni ukubera yuko umuntu mu buzima bwe ntago ibyo yifuza igihe cyose byakabaye bigenda uko abyifuza, ntago ibyo akeneye mu buzima bwe igihe cyose bigenda uko abishaka. Muri ubu buzima duhura na byinshi bitandukanye, duhura n'ibidushimisha, duhura n'ibitubabaza. Muri ubu buzima hari igihe dupanga plan tukavuga ati ibi bintu cyangwa aka kazi cyangwa iyi business cyangwa uyu mwaka ugomba kugenda gutya, ngomba kuzagera kuri ibi, ngomba kuzabigenza gutya, ibintu nk'ibyo, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntago ibyo bintu bikunze. Rero nshuti zanjye, kwihangana ni intwari ikomeye, kwihangana ni ikintu cy'ingenzi ngomba kugira wowe unkurikiranye. Hari igihe umuntu abana n'ibintu, hari igihe umuntu agira ibigeragezo, hari igihe umuntu abana n'ibintu bimugoye, ariko kenshi iyo umuntu abuze kwihangana niho hahandi uzasanga n'abatari bazi ibibazo byiwe barabimenya, n'abatari bazi uburyo abayeho barabimenya, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe umuntu yiyambuye n'ubuzima. Hari nk'igihe umuntu abaho akaba hari kabona indoto ze buri gihe ntazigeraho, ahora apanga bigapanguka, ahora agerageza gukora bikanga, ahora agerageza kuba yatera imbere bikanga. Ugasanga uwo muntu ahorana agahinda, ahorana umubabaro, akajya ahora avuga ati ese Mana, ni ukubera iki abandi batera imbere, ni ukubera iki abandi bakora ibintu bikemera, ni ukubera iki abandi bashaka bikabahira, ni ukubera iki abandi bashinga business zigatera imbere, ese ni ukubera iki abandi bagerageza gukora ibintu runaka bigakunda, ariko njyewe nagerageza ibintu bikanga, nkagerageza bikanga, mbese ni ukubera iki? Ugasanga hari igihe uwo muntu abuze kwihangana, ugasanga yabura kwihangana na twa tundi dutoya yakoraga, na ka business koroheje yakoraga, ugasanga aragafunza, aravuze ati n'ubundi ndagerageza bikanga, n'ubundi nta terambere njya ngeraho. Ugasanga kwihangana biramunaniye, none hagasubira inyuma, hanyuma yaho yarari. Hari igihe ukora akazi, ugakora akazi k'intica ntikize, ariko mu by'ukuri ako kazi nubwo kataguha amafaranga wifuza, ariko byibuze agatuma wishyura inzu,
gatuma nta wagusohora mu nzu, gatuma urya byibuze ntago watega intoki ngo usabirize uvuga ati mwamfunguriye, ariko ugasanga uri kwijujuta tese no kubera icyo abandi bagira akazi keza, kubera icyo abandi bagira ubushobozi buri hejuru buhambaye, kubera iki bigenda bitya, kubera iki ngewe ngerageza bikanga, kubera iki nge ntacyo ngeraho, kubera iki igihe cyose imipango yanjye igira inkomyi, kubera iki imyaka ishize n'indi kabitashye ndi muri aka kazi nta n'umushahara nongererwa. Ugasanga rimwe na rimwe ntatekereje kabiri, wenda ngavuga ati mvuye muri aka kazi ngiye mu kandi, mvuye muri aka kazi ngiye mu gukora ibi ngibi, ahubwo ugasanga arikoze ubwe avuye mu kazi arigendeye, ugasanga noneho asubiye hanyuma yaho yarari, ugasanga noneho no kwishyura inzu biramunaniye, ugasanga n'amafaranga yo kubona icyo kurya biranze. Mu by'ukuri kwihanganira ka kazi yararimo ugasanga neza neza bimubanye ikibazo. Cyangwa se ugasanga umuntu ni umugore, ugasanga uwo mugore ari muri njyewe ibi sinabasha kubyihanganira, igihe cyose ukumva yuko nimba hari ibyo umugabo wawe adashoboye, ibyo ngibyo nyine bikaba byatuma unasenya urugo, cyangwa ukagira iki ukavuga ati njyewe ibi bintu sinabyihanganira, njyewe ibi bintu sinabyakira. Nshuti yanjye, muri ubu buzima umuntu atagize kwihangana nta kintu wageraho, umuntu atagize kwihangana ntaho wazagera. Ushobora gushaka umugabo pe, cyangwa se ugashaka umugore, cyangwa wagira n'umusheri, cyangwa wagira boyfriend, wagira girlfriend, wagira sobuja, wagira umukozi, wagira umuntu runaka utandukanye mu buzima bwawe, ariko utafite ikintu cyo kwihangana, ndakurahiye nta muntu n'umwe wabanana. Nuriya mwana wabyaye udafite kumwihanganira ntimwabana, nuriya mugabo washatse udafite kwihangana ntimwabana. Ikindi ugomba kuzirikana ko nta muntu wabona uteye nk'uko wowe ushaka, uvuga uko ushaka, ukora ibintu byose mu buryo ushaka, ubayeho uko ushaka, mbega ibintu byose bikajya bigenda mu mujyo wowe ubyifuzamo, ubikeneyemo, ubishakamo. Ntago bibaho. Niyo yaba ari umukoresha wawe ntago wamubona ugutwara mu buryo wifuza. Niyo mpamvu muri ubu buzima ukeneye kwihangana. Ntago waba uri umugore ngo ushaka umugabo ngo uzakora ibintu byose mu buryo wifuza, uzagutemberana aho wifuza, uzaguha amafaranga wifuza, uzagutuza mu nzu wifuza, ngo mbega buri kimwe cyose, ikintu cyose wifuza ngo wumve ngo azakibona. Ibyo bintu ntago bizabaho. Ntago washaka umugore ngo uvuge ngo uyu mugore azampa buri kimwe cyose nkeneye. Ntago bibaho. Abantu mu buzima hari igihe bakorogana, hari ibintu badahuza, hari ibintu umugabo azana igitekerezo umugore ntacyumve, cyangwa umugore yazana igitekerezo umugabo akaba yamubaza ati ibi bintu wabikuye hehe, guhuza bikanga. Rero nshuti yanjye, iyo hatabayeho kwihangana uvuge ati okay, ibi bintu nimba byanze reka basi dushakira ahandi, ibi bintu nimba byanze reka basi dukomeze ibindi, ntiwihangane. Niyo mpamvu ubona divorce zibaho. Nukubera iki? Nukubera ko hari ibintu biza mu rugo kwihanganirana bikanga, ukavuga ati ibi bintu sinabyihanganira, ukavuga ati wenda amafaranga ushobora kugenda ukayanywera ukaza uko wakagiye nkabyihanganira, ariko kunshi inyuma byo sinabyihanganira. Ese ushobora kunshi inyuma nkabyihanganira, ariko ibintu byo kugenda ukanywera amafaranga yose ukaza wandika 8 nta n'igihumbi utahanye, ibyo byo sinabyihanganira. Hari igihe ushaka umugore waruzi ngo ni umuntu ngo ufite isuku, ni umuntu uzakwitaho, uzamenya kukumesera, akaguterera ipasi, byibuze imirimo yo mu rugo akayigufashamo, nawe ukajya guhiga. Wagera mu rugo ugasanga ni wa mugore inzara zihora zigeze hariya, imisatsi ahinduranya muri salo, umurinde umukoropesho, umurinde rakrete, mbega umurinde ibintu by'ubutambaro nahanagura amavumba agira iki, reka ubimurinde. Ugasanga uri umugabo uravuze ati rero uyu mugore sinamwihanganira, umugore w'umunyamwanda, umugore utagira isuku, umugore utagira kunyuba, sinamwihanganira. Rero muri ubu buzima buri muntu wese ahava akagera akeneye kwihangana, ukeneye kugira impano yo kwihangana, haba mu kazi kawe, haba mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba mu mibereho yawe ya buri munsi, ukeneye kwihangana kugira ngo uzagira kugera cyangwa uzagire icyo ugeraho. Izi ngo mubona zibana imyaka 20 igashira, 30 igashira, 40 igashira, nta yindi ntwari ikomeye bagira, ni ukwihanganirana hagati
hari amafuti menshi yabayeho, hari ukutumvikana kwabayeho, ariko buri umwe agenda agira kwihanganira undi, n'undi yakosa undi akamwihanganira, bituma bisunika iyo myaka 10 irashira, iyo myaka 15 irashira, birangira babaye. Nimba ubona hari umuntu ujya mu kazi akakamaramo imyaka 3, imyaka 5, ntago ari uko ako kazi ari akazi keza, ibintu byose bihora biri mu murongo, nta mvuna ahura nazo, bosi bumvikana bagira iki, oya, ahubwo nuko muri kariya kazi agiramo kwihangana, ibimuca intege bikaza kwihangana, ibimusubiza inyuma bikaza kwihangana, ibintu bimuhombya bikaza, ariko agakomeza akarwana akihangana. Uyu munsi bishobora kwanga, ejo birevo yose uriho, kwihangana urabikeneye. Bitabaye ibyo ni byinshi watakaza mu buzima bwawe, ni byinshi byari amahirwe kuri wowe watera ishoti kubera kubura kwihangana. Ibi bintu ubona izi nsinzi zose abantu bose bageraho nuko bihangana, bagahatana, bagashyiramo imbaraga, bagakotana, ntibave kwizima. Umunsi bagacika intege bakajya hasi, bakongera bakubura umutwe, bakavuga ati nta mpamvu yo gucika intege, tukomeze tugerageze. Ukabikora useta ibirenge, ukabikora wikuru, ukabikora wumva uri kukuka kanyuma, ariko ukabikora nyuma y'igihe runaka ugasanga bigize umumaro, ukabyihanganira wumva wafunze umwuka, ariko nyuma y'igihe runaka ugasanga ugeze ku yindi nsinzi, bitewe n'iki, nuko wihanganye. Inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, rero mwebwe mukinkurikiranye, nimba wabonaga kwihangana kubaye guke muri wowe, ongera ugerageze wiyunguremo imbaraga, nibikunanira ubwira Imana igufashe. Kwihangana ni ingenzi, kwihangana bituma umuntu agera ku nsinzi, kwihangana bituma umuntu agera ahatari bizagera. Inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, nimba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ubutaha ibiganiro byacu bizakugereho. Munyemerere dushima Imana, nadushoboze kwihangana, kuko cyane twebwe ntabwo twabishobora Imana itabidufashijemo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ko twemereye kuganira iki kiganiro. Abantu benshi dutakaje kwihangana, abantu benshi tubuze ibyiringiro, turagusabye rero ngo utugirire neza, utubere inkomezi. Urakoze, ushimwe ko byumvishe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.